ubundi ibisanzwe twebwe dukanganye nk'igobe ingasire izasumye nk'icebe ko bugenge budasaba intebe turabatetesha tubagira idebe kuko shakare niyo kamere nimbehe twagabiwe hirengeye kabisa imbyutse kane mbona gijubitse bana bakurambere bacu badusabire nyagasana gomya dufungurire singuye none ukamugi kunganzo zihindurije yahindutse umusizi w'iki gihe urusyo bajishije ararukomye ikibondo tropo bayisingize twebwe na gengo ho mu rugo bafiritije ako kadendo turategura ibitendo byo kwikoza Jamaica na Congo reka ibyo bibondo noneho bimeneremo shisha kibondo ni bigira ubwonko niko gucika kubuma yibobo ikubi embowe vaho ariye Minerivare master nawe ngo au revoir tungera zishyizeho tatuwaje bitewe n'agahari mba ndiho tu train ibisanzwe bana train bana nawe bana yigize indege yigize akanyoni turamunagira ubugori turamunagira ubugori bana inzara yazigize umweru nyine yihindiye umwangavu twe turaza nk'ingimbi. Yo, what up my people? Mumeze gute ndakeka ko mumeze neza cyane mukamurimo gukurikirana BigTown TV online. My name is Bac-T one more time. Tukaba twageze hano kugira ngo za gahunda zacu za buri munsi tubashe kuzikora. Ababashije kurangiza umwaka neza, abiteguye gutangira umwaka wa 2021 bagakora gahunda zabo neza. Big up to yourself aho uri hose kuko ndizira cyane ko bigiye kugenda neza. So uyu munsi muri gahunda nyinshi zitandukanye nari napanze guhura na bahungu banje. Aba bahungu iyo nahuye nabo buri munsi bibari fire ni Kibondo Trap nje ngo mumaze kubamenya. Abahungu bafite slogans, bafite slangs nyinshi cyane zitandukanye hano mu Rwanda. Izi slangs aho tuzumvishe byaba bimeze gute uko ariko kose biba bimeze fresh kabisa. So be with me, be with us. This is BigTown TV maze gahunda zose tuzikore fresh. Kibondo Trap ngaba hano. Yeah. Mumeze gute baba? Walerezi boss. So hano sinda ndahagera gute no gusimbuka cyangwa tubigenze gute? No gutabanyuka. Yeah. Wallahi. Bana tuko fresh wallahi. Kibondo Trap. One more time Kibondo Trap bisobanura iki? Kibondo Trap wallahi. Urabona nyine abahungu nyine baba batwiga biza niki. Bavuga ati noneho bana bapeti bari kuzamuka. Ni ibibondo twaravuze ati noneho reka tubakome batwita nibibondo. Niyo mpamvu twiyise Kibondo tu. Kubi. Wirira diyo wigiri ko yitonze cyane munsi kamuji nje nimba nasibuka hano nimba naze we nushaka uzenguruke nabirenze woraca heavy birenze reka magarare hano kwanza nje ndaza nkubwira ngo nshyushye nk'umuriro uri mu itanura nje nago tuza nyine twiyise ibibondo kuko twari tuzi ko ibyo tujemo birenze bazatwita ibibondo ariko muri face tuzabamena imitwe tu birenze. Hari umuntu se byamukomyeho kumva ko mwitwa Kibondo? Benshi hari udatera comment se nawe utajurira ariko umutwe tuzawumena tu birenze. Bavuga gute iyo bumvishe Kibondo? Nyine no kuvuga ngo biyita ibibondo twe tuziyita ibibondo kuko ibyo tujemo ni innovation nkuko twakubwiye ko umuziki tujemo ni ibintu bisha tuzaniye abanyarwanda tu ntago ari bya bindi byo kubashushanya nitabanyuka tu nitabanyuka. Okay, yes, kamuji hariya hano hagati uyu nguyu nago muzi n'ubwa mbere twabona bamwita gashi ni yevo ni gashashi nk'ibisanzwe bana twe bana ubundi Kibondo Trap bana twe twaje turinsiga mugani nka virusi yogoje isi turi babanebwe bavuyemo inkwakuzi insubirajwe z'intuti z'amatwi ubugene bwo kuri gusiga umugani mu basizi turacyasa nk'abashyira abashyitsi tubakwituza urusaku rw'umuziki barumva ifuga turi mu musiri n'inyuma y'uyu mubyizi bakigiti gitege ku mugezi uzirinde kwandika izina ribi ubusafi ku mubiri n'ubusamo temusukuye nibwo buzima siga sinarekurana nko kigiruka Kibondo Trap merongo mufana imitwe y'intoki idakora mu mashyi birangira tuyikora fundi guruka kabarira wowe. Bwa mbere duhura na Kibondo Trap ngira ngo byari bimeze fresh kabisa mwari muri abantu batatu. Oce uyu nguyu ntabwo yari arimo twari dupfushirije mu mateka kubera ko we ntabwo wari urimo pasa microphone kwanza bambwira impamvu mugenzi wanyu yagiye he? Mugenzi wacu nyine n'iki urapiyora mugenzi wacu yari yamanywe nyine yagafennye amaze iminsi ari mu kazi tuno uko atabonetse n'iki ariko mu bisanzwe biti zanduye duhanaguza inkuyo bibutse arya witwa nde? Ngiye nyitagisiga wallahi gire
Okay. Kugeza ubu ngubu igisiga na Kamugi bo turaziranye. wigire So mugenzi wanyu byagenze gute? Nje ndashaka ko mubinsobanura neza kugira ngo mutandukane. mugenzi wacu nyine urapiyora mugenzi wacu yagiye ahagaragara avuga ati niki abahungu nabonye niki akalebo abahungu ndabafena ariko nabikarishye n'ubundi mu gicuku kinishye ubwiteka turi imbere tu umuhungu yabonye ebana karebo aravuga ati niki abahungu ngomba kubarya gaskive ako nabirenze iyo umuhungu mushyize mu kazi akazana ebana ubunyarirenga ebana ababosi baba bahari tu baba bahari kweri. Okay. So muhitamo mushyira ku ruhande cyangwa yabashyize ku ruhande? Oya niwe wabashyize ku ruhande. twe twakoze elimination. Uzi kuntu nahise mbisoma? Wa munigara yarabizi cyane rap zazindi ya flowing buri kanya noneho mwasigiye muri babiri muhita muvuga noneho muri music byarangiye reka dushaka undi mupeti twiyambaza twiyambaza n'umuvandimwe twari duhari wari uri heza twari duhari nuko batayona umuntu yarapfushirije mu busumbane ariko ubu ngubu yaguye mu bucuma ubu ngubu noneho baragoye umunsi twaje. Ngenzi ko amateka ya Kibondo Trap mwahuriye IWAWA. Mwahuriye IWAWA kariya kagwa muhura mutangiye gahunda zanyu papa muramenyana muvuyemo muhita mutangiza Kibondo Trap. Nawe wari urimo? Nawe wari uri IWAWA? Oya umuntu yarapfushije mu busumbane akabahungu banjye nanjye nibinjiriraga bana gake tureba n'ibyari byo nago ari guhereza kubisiga ndavuga ati nanjye reka manze mbatabanyukane ndebe ibyari byo ariko umuntu yarari maso n'ubundi yarari gupiyora icwende hagaragara nago twari guheza. Igisiga wigire ndashaka kumenya ukuntu mwapanze gahunda yo gutangiza Kibondo Trap muri IWAWA. Kibondo Trap nyine urabona niki ngiye natangiye niki ngiye mvuye ku mazi ngiye ubundi nyine natashye mu ntore nk'uko nabikubwiye mani muka interview ka mbere tu ngiye nagiyeyo abahungu bana mbagwaho turacoresha numva nyine nabo bariyameniye ku nganzo tu ndavuga ati none abahungu niki reka bana dufominga akantu bita Kibondo Trap niki abo bahungu bavuga ati bana bapeti b'imvubuka none bapeti b'imvubuka aribo bakora mu nganzo tu. So ninde wazanye igitekerezo cya Kibondo Trap? Ideas bana umuntu wayizanye nago mukiri kumwe ni njyewe wazanye Kibondo Trap nago mukiri kumwe turi kumwe tu yazanye izina twe twaravuze ati tugiye kugira ngo tukwereke ko tutakiri kumwe ngoma ya mbere bita Karungu turi batatu sinakubwiye ko umuhungu ari muri Kibondo Trap gashashi ka mu gisiga Karungu Kibondo Trap turi batatu twe twakoze Karungu gisigara tubwira ati man twita Kibondo Trap nanjye mpita kubita ati Kibondo Trap ni fresh kubera ko n'uwasara zumva ko ari innovation kuko birarenze uzajurira tuzamukosora n'ubundi azatwita ibibondo ariko nitugera stage tumukorera amabura amapya iyo nagisiga umuhungu yari arimo ntabyo kuvuga ngo ntabyo kuvuga ngo Kibondo Trap ni gutya mwariyambaje kugira ngo muri rap cyangwa ya trap muyikore neza numvise nawe hariyameniye umuhungu twari duhagaze hariyameniye tu ni umuhanga ma turimo neza. So we mwahuye gute n'abana batipe kugira ngo mukorane Kibondo Trap? Babana nk'ibisanzwe bisiga ubundi twari dusanzwe tuziranye ariko n'ubundi dupfushirije heavy n'ubundi ari hodo ari kagapfusho nk'abagenge n'abidenze twe tuza kwishyira hamwe turavuga tureka dufominga akantu kuko twari dufite n'ubundi imana ibisanzwe turavuga ati imana tugomba kuyikuza tukayiteza imbere n'iki dushize hamwe turavuga ati n'ubundi ntago twaheza agahe karahari abantu tugomba gukora amateka mazima niho byahise bitangirira kabisa dukora Kibondo Trap. Kibondo Trap turabazi nka mu maslang atandukanye akazi agezweho mu muji naho ya maslang ameze neza wajagari abana slang zo ibana tuba turi gukwepana bana nk'ubwanwa n'inzara ndashaka kubahereza microphone ingi murisangiye hano babiri none mukora ikigano cya slang ku buryo bari barimo gukurikirana gahunda zacu uyu munsi n'abahita bavuga ngo slang mu muji zirahari Kibondo Trap niyo yoboye
mubaganirize kwanza. ubundi twebwe isanzwe Gera hano. singiki gisiga Kobi. gisiga turi kumwe bana gashara hari bana ndetse n'inguni z'umujyi kamugira mubaza bana inguni z'umujyi zose bana hagaze amateka wa jagari ubundi twebwe bana ubundi ibisanzwe twebwe ubundi dukanganye nk'igobe ingasire zaso ni nk'icebe ko bugenge budasaba intebe turabatetesha tubagira idebe kuko shakare niyo kamere nimbehe twagabiwe hirengeye kabisa imbyutse kare mbona gijubitse bana abakurambere bacu badusabire nyagasana gomya dufungurire singuye noneho kamugi ku nganzo zihindurije yahindutse umusizi w'iki gihe urusyo bajishije ararukomye ikibondo tropo bayisingize twebwe na gengo ho mu rugo bafiritije ako kadendo turategura ibitendo byo kwikoza jamagika na Kongo reka ibyo bibondo noneho bimeneremo shisha kibondo indi bigira ubwonko niko gucika kubuma yibobo ikubi wowe vaho mbabarira turakubwira ngo egerayo wowe uratubwira ati wowe vaho egerayo bire twe ni ukuvuga ngo nizatabanyuka ni uguhungiza nizatabanyuka nyine ni uguhungiza no kubagara shuwa nihinduka iyo gufena nyine abisize verine ku nzara ngo birenze. Yes. Ese ufite girlfriend? njyewe njye girlfriend wanjye ni umukecuru none se wongaburira none se wahagira girlfriend uwe utakugaburira reka nta mukunzi njyewe tu kubera iki? umukunzi wanjye ni umufana tu sheri sheri wapi kabisa njye ntago ndagwishamo n'iki imyaka n'iki no guhungiza tu uzakagwishamo ryari se? njye bana njye ningira tarani ahako mfite na gahunda yo kuba padiri tu impeta yimwambike saa 2 kubi wowe ufite sheri? yagiye bana twe nk'ibisanzwe ubundi abakopine ubu twashyizeho pine twashyizeho pine ubu ngubu twebwe abantu ubu ngubu abakunzi bacu bana n'abantu baduforowinga ahagaragara nibo twambikanye impeta ubu ngubu bana nibo bana turimo turasingiza ahagaragara. Sheri se bimeze gute papa? inyoni nyine ni ukuvuga ngo inyoni zacu ni abakunzi tu ni abafana we duforowinga Instagram uratwereka ko uri umufana. Abafana banyu benshi bakunze Kibondo Trap barambwiye ngo Kibondo Trap baratubeshe cyane tujya kuri YouTube tugahiga ingoma zabo shwi ngo tugazihiga YouTube shwi ingoma zirahari ariko ingoma zirahari nta rubuga tutariho wenda ni ukuvuga ngo twabaye twitondeye ibintu ngo duhige management ifatika ntabwo wabeshya abanyarwanda urabibona nkuko tubaha ibintu tubaha amabura kindi mazima ntabwo twakongera kubaha ingoma zibabeshya azadushoremo ikofi tumukorera ibintu. Noneho mubonye nka management mwayisaba iki? ikintu twayisaba ni ukuduha umwanya tu management cyambere umuntu yayisaba ebana ubundi ujya gukora mani kontra witondeye ubundi ibintu giyemo tu ikintu cyambere twebwe se ukuvuga ngo niki naga ari ubushobozi ngo niki twe turasaba umuntu dukurikirana niki akamenya n'imitwarire yacu fresh wallahi ebana twebwe audio nago birenze ikibazo naka video nicyo kibazo ariko inganzo zirahari tu nicyo twayisaba ebana kudukurikirana ikadukorera abana gashusho kajya hagaragara n'abantu bakadubiyora tu ku muntu ufite gahunda yo gushaka abantu ya managinga ni gute mwamwemeza ko udufashe twebwe twagukorera neza twakorana neza maze Kibondo Trap ikazana umusaruro reka dutangire kuri wowe ajye yitwa ebana nje ni gashashi kabisa gashashi nawe inshonesha none ebana ubundi twebwe ebana ikintu cyambere kibikwereka nuko ebana twebwe ebana isibikabye bungu ebana uruni rwo rukingo nibikorwa by'ibesa amagambo turatambura nk'inka z'inyambo urukingo ubu ni wo mupango urukingo ebana urukingo hose duhigwa nk'umufungo urukingo tujanye ebana tuzanye Kibono umwe nk'amata y'umuhondo kubi namenye impamvu mwamuzanye kuva mu cyaro umuntu abari nuko batayona
nuko bana bahari nuko badapiyora amenyo y'inkoko ni nawo munwa natabanyuka nza nkakimuhana ni wamenye wibamba ku rutara agatumwa nk'uruhara ku kigwarata wowe vaho ubundi bana banza ufore ngo turinde narenge tubone guciringa indende nuzana ubwenge ubukana tuburusha ubugi bw'urwembe turi mu nzira ndende aho fondasi yihanganye n'igisenge piyora icende ku maso udakumbye utareba nk'imyenda ngufora nakabuza ako bimenye byo ni nka tombora eshishoza neza nagukekeranya ninjye muranga wumva utanabona mbabarira wowe impamvu nayimenye ariko ndashaka kumva rap zawe njyewe kamugi aba yihishe njyewe nahita mwira njyewe egera hano kwanza egerayo we banza umvugire ngo wowe vaho wowe vayo ndakubwira ngo ni wa mujingo byuka kanimwe intambara ndwana nshaka ubukungu ngesheje bondetse ndiri umutasi muto ni nasara muryo napa ngo pagasiraka inyoni simuri kurwa ngo rurenze mu gifuzi ngo sufa jiba wa muji kamuji dore bafashe n'umuji reskire babajya bakire bariri babajya byamamare barabura babonye agahiti barakwamye munusi ubwenge bunakwamye feno utaribwe ibipfunsi kamujya guhata makiki ni babajiba wa muji bavuze kamuji dore bafashe n'umuji reskire kamugi nawe arimo for real man so kamugi management ibonetse ni gute wayemeza neza ko ebana twebwe nta gihombo kirimo tweta dukora akazi icyambere cyo nuko management ibonetse ntago dushushanya nawe urabibona inganzo zirahari slang zirahari kuba dushyushya ni ihame byo birazwi nta munyarwanda management ibonetse ngenda kwizeza ko nkawe papa wanjye nazagaruka nkanagushimira live igiye kuboneka tubyizere aho ni ihame nzagaruka nimba tugiye kuyihiga igisigara ashaka kuvuga cyane mwamwimye mic n'abanyarwanda batwegereza reka mbanze mbaha akantu gato kwe nje narabaha hano murimo guhunga cyane narabaha freestyle nanjye mba numva ebana ndi gutabanyuka tu reka mbanze mbabwire ngo ikabiri padiri impeta gimwambike samberi ishehe mu musigiti yifari ku munwa gahindura isi imwavuze byinshi mwakoze byinshi reka iminsi bahabye keti bashabe yiringiye bakame humura sindi hasi njyanira cyari mu cyansi Trey yahindutse indembe igihe dusangira indege yanze guhindura imbehe street nguwo mu mabere hatugize neza amahembe rusage gitisi babe wigire ngo keti byagenze gute keti bashabe yiringiye bakame humura sindi hasi injyanira cyari mu cyansi Trey yahindutse indembe igihe dusangira indege yanze guhindura imbehe street nguwo mu mabere hadugize neza amahembe rusake nge sindi rubebe uyo Trey muvuga nuhe Trey ni Trey tu inzara se yazigize umwero nyine inzara yazigize umwero wigire umwangavu agaragara umusirikare nyine yigize umwangavu agaragara tubigusobanurire n'iki Trey nubwo yihe Trey nk'ibisanzwe bana Trey bana nawe bana yigize indege yigize akanyoni turamunagira ubugori bana inzara yazigize umweru nyine yihinduye umwangavu twe turaza nk'ingimbi turaza nk'ingimbi kabisa superior se n'iki cyagomba gutuza nk'inyama yo kugakano waba utwara imbabura dutunzwe no kurahura se reka agerayo wowe vaho mbabarira wowe niki zibababaza niki kibabaza ku nzara zawe wigira mani ni gute wigira umwangavu uri genge ntago bishoboka ese sindi genge umugenge se bitrese si genge nyine arutamuzi njye ni genge ariko biriya byo kwigira indege ntago bishoboka nese sineje rwaserera i Kigali nje sindi genge suba inzara si heavy kabisa twe tuje turi clear genge bisobanura iki ni nko kuvuga nyine umuji ari kubona ni nk'umubire utari idage hari kamanaye z'Ikigali urazizi kajye bwami z'Ikigali umuntu piyora urapiyora nawe ajya gupiyora no gukora iki gupiyora no gushishoja neza nagukekeranya gukekeranya se niki no gushishoza neza nyine nagukekeranya
wowe utibaza ku bintu urimo abantu uhagaze wemye uvuga ati mbihagaze ibintu uhagaze wemye kabisa. Okay. So kwisi inzara kuzihindura umweru byarabababaje. Iyo niyo nabi kabisa. Iyo niyo nabi kabisa. kuko tureye njyewe tureye ku nganzo ntago nshushanya ariko ziraswege ni swagera papa ntabwo bishoboka. Uwe na Bitray ubu ngubu amubwira iki? Reka tubanze kuri wowe. Ikintu cya mbere bana njyewe bana igisiga nagishishikariza bana impamvu y'igisiga bana nuko bana umuntu wese bana utanshanye nge mwita igisiga, umuntu wese utanshanye uzi ibyarimo nge mwita igisiga. Nge namubwira bana ikintu cya mbere namushishikariza no gutuza agakama bugondo hatadapfa buriwe nk'imongo bana kazana ryahurizo nk'iryo mu bisakuzo kabisa. Okay, igisiga nawe muhe microphone ahuye na Bitray ubu ngubu kuko niwe wakubise na ya vasi ya inzara yazihinduye. Muhuye bamubwira iki? Umuhungu se umuhungu buriya kwigira inyoni na buriya ni ubusazi tu, buriya ni ubusazi. We niba ufite ibikorwa byawe biha abanyarwanda utigize umusazi tu, urigira umusazi uhindura mani inzara umweru, wowe mani urikorera igitebo ahagaragara. Reka icyo namubwira n'iki ni ukumushishikariza ko buriya biriya bintu mani ntago aba ari fresh n'iki we kora boro zawe. Twebwe mani Kibondo Trap yiganje ku muco gakondo to twebwe mani n'iki reka tugaruke none kuri gahunda y'amashuri kuko muracyari batoya mukeneye kwiga. Amashuri mwarayakatiye? Oya mashuri kwiga nihame kwiga nese simbanganye mane n'ikaramu n'urupapuro. Wiga he? Nje niga Kabuga Payere to nje niga Sorora nje niga gatanu to. Urabesha papa. Wahageze se ukababaze bya electronique ye kabisa. Abandi bana ko bari ku ishuri ubu ngubu? Abandi bana si kuba bariyo nihame. Nje nari maze iminsi ndwaye bire. Urwaye iki? Nje mane ndwaye ubuntu bw'uwinfection ariko nta mabura kindururema yakoze ibyayo. Rurema yakoze ibyiwe ntabwo yakwemera ko umuhungu waryama tu birenze. Nje no kuvuga ngo nagarutsemo OG. Egera hano amashuri bimeze gute papa? Ngiye ni kweri n'iki ngiye ndagasoma tu. Nanjye niyo mpamvu nkubwira ati ebana Minerva nariye Minervare master nawe ngo au revoir. Ahita kwirukana. Wigire kubi. Ntago uri kwiga ubu ngubu? Ngewe se ngenda soma. Ngenda soma haboro mani n'iki bita kureteri tu. Niga haboro bita kureteri Muhanga. Muhanga. Barakuza abanyeshuri mwiga? Abanyeshuri ngiye barampeyora. Ngiye niga kane sinakubeshya hagaragara. Okay. Reka turebe izi tatuwaje ufite. Izi tatuwaje abarimu barazemera ku ishuri? Barazemera kuko nanjye n'iki. Dore. Izi tatuwaje barazemera? Yorato. Gute se uko eri munyeshuri wiga mwakane mwagatanu? Mwakane. Ufite tatuwaje zingahe? Ngewe mfite tatuwaje nyinshi nanjye ntago nazibara tu. Boro ni nyinshi agaragara. Amateka mazima. Abarimu barihangana? Barihangana tu. Nyine nawe iyo babwiye amateka nabo barapfosha bakabona ko mani nabikarishye tu. Bwa mbere ujya gushushanya izo tatuwaje cyangwa tatuwaje ya mbere byari bimeze gute? Tatuwaje se? Tatuwaje mundi tatuwaje ntago ari ugupfa gushyiraho tatuwaje tu. Ibifite ubusobanuro. Ntago wapfa gushyiraho tatuwaje udafite ubusobanuro tu. Ngiye nazishyizeho tatuwaje bitewe n'agahari mba ndiho tu. Zose wazishyizeho umunsi umwe? Oya nazishyizeho mu byiciro n'iki. Like iya mbere byagenze gute? Ya mbere irakurya n'iki. Kugira ngo uyishyire mu byagenze gute? Kugira ngishyiremo. Ninde wakongoje? Ngiye nta muntu wanyongoje. Nanjye narebye agahari ndiho ndavuga ati ebana ngomba gushyiraho noneho never give up. Niyo boro ya mbere nashyizeho tu never give up. Ntago nava kwizima tu. Utarajya IWAWA cyangwa wavuyeyo? Ngewe se nayishyizeho nyimanyura tu nkivayo tu. Kamugise ko wahise useka? Nawe umuzanye muri heavy. Nzanye agaragara. Nawe uramubagaje. Mwibutije byahise kandi ari mu cyerekezo. Umuhungu ari kujyana n'icyerekezo tu. Abasaramani barasamba. Wowe ufite zingahe tatuwaje? Nta tatuwaje mfite. Kubera iki se utayifite? Buri wese agira imyemerere. Ngendi kenge.
kandi amagenge ntabwo ajya yishyiraho tatu nese igisiga sigenge Ndi genge nge ndi genge kwisiga umweru oya reka egerayo uyu ni ukuvuga ngo afite imyemerere ye tu urumva njyewe imyemerere yanjye ntabwo tatuwaje ari imyemerere yanjye gisiga nimba yarahisemo kuvuga ati ni gutya yabaye imyemerere nyine ni fenaye wiga mwakangaye nanjye mfushirije ni ya level 3 nyine MVM amashire mwese mwarayakatiye oya twe turamenera aba bamanage se baza kumanaginga abana batashaka no kwiga oya turahungiza twe darasa turasoma ngiye mfushiriza bana muri Saint Joseph rigapfushirije mu ruhango mwakangaye niko gahezo ngiye ndebana ndikane bana MVM niyo ndi gusoma kabisa abandi bana ko bari kwishuri ubu ngubu buri hano dore nanjye naratambuye bigura intege numvaga nanjye narimo neza biri kundya mu mutwe mpaka ruseke ndavuga ati reka manze nshishanye mu busumbane manze ndi hano biri kubera ntago wahereza kabisa okay reka tugane kuri trap yo mu Rwanda sinzi nimba twayita Kenya trap egerayo iyi ni trap ni kibondo trap kabisa trap yo mu Rwanda imeze gute muyibona gute trap ni fresh Trap. fresh abahungu bari gukora neza byatari man nibareke kuryama dukore bakore dukubane uhangane tuzamura igihugu kabisa nayahe makosa yari muri aba bahanzi ba trap ubu ngubu murimo kuyabona mukavuga ngo ntago tuyapfushiriza tugomba kubivuga buri muntu ambwire bana ikosa rya mbere bana rinakarishye kurusha yandi hariya ikosa rya mbere rinakarishye kurusha yandi yose nuko ebana twebwe ikintu dukeneye sina trap gusa injyana yose bana yo mu Rwanda turi kuvuga kiri kuzamura igihugu twebwe ebana ikintu cya mbere ni ugufashanya ukazamura mugenzi wawe kandi tutibagiwe ebana umuco gakondo niwe bana niwo tugomba gushyira imbere kurusha ibindi byose tukiri kuri wowe ninde ukeneye ko agufasha nawe trap yawe ikazamuka uri muri trap ubu ngubu mu Rwanda uri muri trap kabisa nje bana umuntu wari we wese nje ntago namusubiza inyuma mbona bana dashanya nanjye bwira abantu babiri bana nabikarishye dore bana nje umupeti ubu ngubu narindi gusingiza ntago ari umupeti cyane ariko ibe narimo arashona ntago ari kunshanya kabisa bana Ishkevin twamanyurana nabirenze Ishkevin twamanyura tukabanza tureba ahantu biri kubera bushari bana Bush ubu ngubu nuko yari yitsimbye ahagaragara nayo ntago turi kubona ahantu biri kubera ariko nawe ari bana ari ku rukuta twahungiza kabisa bigafatwa tukarasa abakubangamira mu gakino ni bande nta muntu ngewe mbangamira mu gakino mu gakino umuntu wese utanshushanya aba arimo neza kabisa nimagaze neza igisiga wowe ngewe ibintu bitatu bikubangamira muri industries ibintu bimbangamira n'abantu bakubangamira ngiye ikintu cya mbere kimbangamira bura ntacyo uzi ni ukwica umuco gakondo kwica umuco gakondo kandi sibyo buri urapiyora twebwe tuba turi hano sibyo tuba twarakoze ubuhanzi ngo tuzamure igihugu cyacu noneho iyo uteza abana igihugu ebana dufitanye nubwo dufitanye imibano ibihugu byinshi iyo uteza igihugu cy'amahanga imbere twebwe igihugu cyacu uri kugisubiza hasi ngiye binera agashaza kanarenze niyo mpamvu kibondo trap yiganje ku muco gakondo nicyo kineraga hari kabisa ngiye sinakubeshya ngo muri trap nyine ngo abantu ngo bahungiza ati niki ngiye muri trap ngiye nta muntu mfana to ngiye mfana old school ni bande bahanzi ba old school wemera cyangwa ufana ngiye mfana umuntu bita Pifra tu Pifra kamugi nawe muhereze microphone ibintu bikubangamira muri trap nyarwanda ibintu bimbangamira no kuvuga nta muntu waduca intege to umuntu washaka ko twita ibirara tutari ibirara turi gukuza impano yacu bibamo se muri trap byahatari nkande se washatse ntago nakubwira ngo izina ngo kanaka ariko hari umuntu mana ujye muri comment akandika mana aba bapeti banywe ibitabi ni ibirara kandi ari umuhanzi mugenzi wawe kandi ari umuhanzi kandi abona twamuteye ibyo bitabi se mwarabiretse ibitabi se twabinyweye ryaraho impamvu yo kujiba wase ni wase nakubwiye ko najya
natabi tunywa papa wanje Yeah. nta n'umunsi nzarinywa ntabwo bishoboka Okay. impano mfite n'Imana yayimaye natabi Okay. Yes, nje biranshimishije cyane kuba twabonanye uyu munsi. Gahunda mufite za next year nizihe? Umwaka not next year, uyu mwaka tugiye watangiye. Wani nko watangiye. No kuvuga ngo uyu mwaka Kibondo Trap kuba twahuye na papa wacu tutaherukanaga weho turagushimira byatari icyo cyambere twaturu uyu mwaka niyo mpamvu tugiye kubabwira tuyu mwaka nkuko ari we wa mbere twazamukiyeho uyu mwaka kuva twongeye tukabonana mbere yo kuwutangira abanyarwanda nibitega amabura kindi ibintu tugiye kuba birarenze ubu duhagaze neza dushatisha imari bigira ibanga kuri uyu munsi tubona udasanzwe karibu sana injirana icyana nkwicira icyako turitse umwaka nacyo wikanga ngicaro tuze nk'akanageze mu kirugu dutarasa twirira n'izo njugu unzaneho byinshi ndaguha trap ngugira indembo usigarure utibipondo sote ibipango utecesha imari nje n'abage dufunzemo neza we OG. Okay, sawa. Nje ndashaka ko munyemeza nje kubasije microphone. By that time remember to subscribe. Gahunda ni za zindi urimo gukurikirana abahungu bakaba bitwa Kibondo Trap. Yes, umwe muracyafite marasa ashyushye, so umwe muraryemeza musimbukano azahariye gahunda nuko turi buyirangize. kubi banze bahakana Okay, eba nabuye mbaye ikirenge nkwibutse namiza wabuze nenge uraryo rimenje muno z'ubwenge bugenge garukanye bona dwe bumurimbe mbobo bufende ngazo zikoranye umuco gakondo siya mihuri sabe imyito zimirapire nasigembwa y'imoza magamba komeye kurusha inosho nunkangure yifitiro rucanga gutonze datsindwa gakoko kubi OG wigire imvura iragwa nge ngakomeza ngahiga umuje mugije kunsigira agahinda siga mfashe igihano cyo kubadinda mugije tutazasubira ku ruganda mfite bikinirinde kugwa mu manga umwe n'ubungi simaze kumwota kubera gukora inzara n'inyota mu musoso byukana gasoga kunda ngo migi biragendana riri gunga cyumva gitaba mu ndanga kinashita hedi ngoma nabatera nkonga OG ubwo niba turaga gatondo ende bakure yanje nyereka ko wande bibizacamo nkabumugabo nkabahemba nkahenza gisa n'ababyeyi benshi bamfashe nka virusi we n'abakanze kirenzeho nzanye urukingo nta n'ikiguzi nje mpaka wengi cyane atazirenze umupaka nta n'ikiguzi nje mpaka wigirika mugi OG Kibondo Trap Gang.